uretse na Sylvie na papa ntuzabimubwira. Yakoze iki rero? Oya, uretse icyo yakoze nta kidasanzwe, ariko ntuzabibwira papa na Sylvie, ntuzabimubwira nta n'undi muntu n'umwe uzabibwira uretse wowe gusa. Uzabyigumanira mu mutima. Okay. Ubanza ngiye kubyemeye. Ndabyemeye. Nawe siko ngewe nanjye namubwiye ko ntazabikubwira. But please keep it a secret. Nukuri ndabibika rwose. Aha. Muraho neza, nizere ko mwese mumeze neza aho muherereye. Cyusa na mama we wabonye yuko babwiye Iribagiza nabi, baramubwira ngo nukubera iki twaguhaye umuti, warangiza uwo muti ukagenda ukawuha Rugema papa wawe, kubera icyo wumuhaye kandi uzi yuko papa wawe ari umuntu mubi cyane. Iribagiza rero we nta bintu byinshi abasobanuriye, ariko papa icyo tuzi yuko nuko papa we yari yamutumye iriya muti. Iribagiza yaragiye aho papa we, gusa inkuru yababwiye babaje, yababwiye ngo papa barawumwambuye. Aramubaza ngo bande bawumwambuye? Ati mana yanjye we, uriya muti kandi nari mfite ubwoba. Ati ni bande bawumwambuye? Aramusubiza ngo Emile na kamarade barawumwambuye uriya muti. Mama Cyusa yishimye, ariko nyuma yo kwishima aranababara cyane. Gusa ikintu yishimiye nuko yishimiye yuko kamarade na Emile bongeye bakawisubiza uriya muti. Gusa kamarade na Emile bafite intego, bafite umuhigo kugira ngo uriya muti bawuhe Cyusa, noneho Cyusa ari uwubika, kuko Cyusa nawubika biroroshye yuko byakunda yuko we yawuha Iribagiza, kuko hari ibintu byinshi Cyusa na Iribagiza bajya bagenda bumvikanaho. Gusa icyo batazi nuko batazi yuko Iribagiza yanzuye yuko atazanywa uriya muti urimo amakimbirane, uriya muti urimo ibintu bibi cyane. Bagira ngo azawunywe, none papa bamubaze ngo kuki yawunyweye he, babe bamwirukana cyangwa se bamubwire nabi, kubera uriya muti we yari yawuhereye papa we, ntabwo nta wundi muntu yari yawuhaye. Rero papa ashobora kumubaza ngo waturutse hehe, ese wagizemo uruhare kugira ngo banshimute bawunyake? Cyusa rero yaje kubwira mama we ibindi bintu bikomeye cyane. Ushobora kwibaza ngo ni ibiki? Cyusa yateruye abwira mama we ngo Sylvie ari mu rukundo. Mama we yavuze ngo biranshimishije cyane kumva Sylvie ari mu rukundo. Ari mu rukundo nande? Aramubwira ngo asigaye akunda musaza we Iribagiza. Mama we yishimye kumva umukobwa yakundanye wenda n'umuntu w'umusirikare, umuntu ufite amanyenyeri. Ariko ikintu cyaje kubabaza mama we, yaje kumva ko ari Sylvie umukunda, umugabo we cyangwa se umusore atari yamubwira ko amukunda. Kandi ikibabaje cyane nuko umusore na Sylvie si bari bavugana kuri ibyo bintu, ni nkaho ubundi batari bavugana, kuko bavuganye rimwe ari kumurangisha. Niyo Sylvie rero bishobora kuba byarahereye amukunda. Gusa mama we wabonye yuko Cyusa yamubwiye ati mama, niba hari uburyo ufite bwo kugira ngo ube wamuzana uriya musore Sylvie ubukore, kuko Sylvie asigaye araramurota, asigaye amubona, asigaye amutekereza, yamutwaye, asigaye amukunda cyane. Mama we rero kubyakira yababaye cyane kumva umukobwa ari umukunda, umusore atari ukunda uriya mukobwa, bitari byamenyekana, byababaje. Gusa Cyusa yanabwiye Sylvie aravuga ngo ikintu cyambabaza ni ugusanga uriya musore atagukunda, warataye ni nk'inyuma yahuye wowe umwikundishwaho.